Nukuvuga ngo uno munsi noneho niure n'umuntu bita Tycoon Nairo, umunyamakuru wa mbere nagire amahirwe no guhura nawe. Meze bite se? Zamana kucyanga kunsuhuza mana. Mundebere mana. Wani ikiganza cyane gisa gute ku buryo anga kunsuhuza. Byibuze ihangana no munsi ubikora. Wapi guys. Meze bite se man? Nago wansuhuza. Wapi man? Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza. Nago ndi bugutinda. Ndagira ngo nsobanure Tycoon ni muntu ki? Tycoon mu magambo ane. Wamusobanura gute? Tycoon mu magambo ane. Loved, hated, but never ignored. Ariko icyakana ngubwo forever young. Mu Kinyarwanda umuntu ukunzwe, ndi umuntu wanzwe, ndi umuntu utapfa kwirengagiza, ariko ndi umuntu uzahora ari umwana tu. Nusubona abantu bakwangira iki? Kaga post kayo nabonye. Postinga ngo ndiyemera cyane. Buriya ndagira ngo mbwire kugira ngo nanjye ndabishaka kwiyemera. Ndagira ngo mbwire nk'ibintu bitatu. Umuntu ashobora kuvuga ati ngiyewe kugira ngo niyemere ibintu ngomba kubona mbifite cyangwa mbikora. Wenda especially hano muri industry nta muntu wakuzanye. Uzi ubwenge. Warize neza cyane. Ngomba kwiyemera. Kwiyemera ariko bivana na character. Wenda reka tuba serious mo. Usanga ujye kwiyemera biva kuri blood group, ubwoko bw'amaraso y'umuntu afite. Ushobora gusanga ngiye mfite O+, wenda ufite we A n'ibindi. So usanga uko amaraso y'umuntu ameze amuha character. Baraso muri philosophy barabisobanura fresh ko ari cyo bita temperaments, ibyiciro by'abantu arabitwa ba sanguine, ba choleric na choleric. So rero bijyanye n'uko wavutse cyangwa se umeze biguha nyine ugomba kwitwara. Ariko kandi akaba n'ibintu bibiri hari cyo bita nature na nature. Nature na nature bigatandukana. Bino bintu naba buri nguni na buri kantu babimenye. So ibyo mvuze nature ago bize bareke babaza gucyo navugaga. Nature itandukanye na nature. Ikintu cyitwa nature gitanga ikintu cyitwa personality, hanyuma nature gatanga character. Nature niko kuno umwana avuka nta kintu kimwe azi agatangira kurira, tazi ko avukiye kuri papa umeze nka mobi cyangwa umeze nk'umukobwa bakundana. Iyo nyine nuko abameze ntacyo wahindura. Ibya bintu umuntu akora yihisha atakorera mu ruhame bitangwa na nature. Na nature ari cyo cyitwa personality, kira kintu uko akunda umeze n'abantu bari kukureba. Hanyuma nature yo ni surroundings, aho bavukiye, karitsiye bakuriyemo, hareva mezi kora barisha intoki, harizo bakora barisha amafoke, wisangiza abasangira, bitangwa na nature. So rero ngiye usanga abantu benshi uko kwiyemera bivana nuko wavutse umeze, amaraso yawe. Ariko n'amahitamo arya bibara amahitamo, ariko yari amahitamo hari aho bigera kwiyemera ukabireka. Yari amahitamo atari kumeze. We niko netire yawe. Ndiyemera cyane, like cyane kabisa. Niyo nta mafaranga wowe ufite nta muntu waza kuguteza uzaga. Naga inzara yatumusuzugura. Inzara. Inkuru ya mbere wigeze ukuri ikomeye ukavuga ati no nkuru ukanayiri code ukayitereka ukavuga ati no nkuru irakomeye na ya uploading iraza kubirenza ni nagize ibyago nakoranye interview na Taylor aza mu Rwanda icyo gihe muri igitaramo cyitwa Chop Life I think. Taylor waramukoresheje? Iya ko nago yasohotse like card nyine yagize ibyago. So I was like okay, biza gusohoka wenda byari kwa birenze. Card yarangiritse ndakurama. Ariko nzi ni umuntu aba yarakoze abantu banini umuntu bari kwishimira ni benshi kabisa. None naramubonye. Ba Kenisi, ba Mutabaruka Angeli, The Ben, Pamela, Element, Ele. Ni benshi. Ese nta kibazo urabaza nk'umuntu kumukoresha nk'interview nyuma ukicuza uvuga ati nakimubarije iki? Bijyanye nuko nize neza ntago nabaza ikintu kiri gutume nicuza. Ntago umuntu noneho waba arakoresha interview mbere yo kumukoresha ukunze kumva ufite ubwoba cyane no mu gihe uri kumubaza ukajya wumva uri kumubazanya ubwoba tu. Shadibu. Shadibu ziguteye ubwoba. Yaguteye ubwoba guteze ko nzi ko Shadibu na aciringa. Naramukundaga. Nyine urabona ko akunda ubukuru ubona umuntu. None ari n'igitsina gore ugasanga ni mwiza kurusha ifoto, treatment ukona ariko kwakira, ukona kugukunda cyane birenze urugero. Ariko yaguhaye amahirwe. Birarenze. Yaguhaye amahirwe kuri kamera, ntaga amahirwe yo guhura na rendi kuvuga. Yaguhaye amahirwe kuri kamera urinanirwa, ukajya umuhunga. Abantu barabimbwiye. None se. Kamera izimije se. Baraganiriye tubisanzwe. Yahise ahinduka se cyangwa yarakomeza gumana za vibe? Kandi ariko bameze nyene. Ni kameze tu. Wabibonye gute se?
njyewe hari ukuntu umuntu yakitinga kuri kamera akakitinga nyine nkaho yakwishimiye nkaho byagenze gute byagera behind kamera yazima agahita yabaseriye cyane. Yamaye vibe nziza bwo kuruta kuri kamera bwo nyuma. Kuko yahise anyemerera arambwira ngo nimubaze ibintu byose nshaka kumubaza bitari kuri kamera. So urumva rero nagize ibihe byiza. Motivation imaze gundi 10. Ya biri seri cyangwa itari seri pa kuba umuntu azavuga ati ino motivation ayikuye kwataye ko niyo mpamvu nkora bino bintu. Kwibwiza ukuri, kwiyakira, icyizere no kumenya ku giving up mu gihe ibintu byanze. Gucika intege, ugomba gucika intege mu gihe nyine ibintu byanze. Kwibwiza ukuri. Urakoze cyane wansuhuje mwana. Ubera iki se? Mwobera naribi. Ibwe nega? Merci mwana, bino bwo muri ni bya. Gama chance.